Ikaze kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel ndagusuhuje wabashije kwirirwa muhaye ikaze ngo wongere wicare hano twongere tuganire maze urambura amaboko duhoberane ubundi tuganire kuri no filime y'umusore w'umukire imajije gusohoka size episode ya 12 bayita umwanzuro w'urukundo. Ndakuramukije rero wowe ukunda bino biganiro dukunda guhurira hano kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yitwa MK and Kamariza, mwibutsa ngo banza kandi subscribe nimba utarakanda wibuka gufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Bitangiye uyu muvandimwe wanjye n'ubundi ubona yuko byamukomeranye cyane, ubwo ndavuga Saidi, aho yari yarangije gucakirana na wa munyekanada ngo ni Kayi ukunda cyusa. Yaramerewe nabi cyane uno muhungu witwa Saidi, aho Kayi yagize gutya arangije aramubaza ati se ifoto nagutumye warayibonye? Yamubwiye yuko rwose akibimubaza n'ubundi yakomeje kumwihorera, akomeza kumera nk'umuntu umuciye amazi, ariko si byaro kumwihorera cyangwa se kumuca amazi, ahubwo yari afite ikibazo cy'igisubizo ari bumuhereze kandi ifoto atarayizanye. Kayi yarakaye umujinya uramwica, arangije aramwegera. Nyuma yo kumwegera nibwo yamubajije ati reka gukomeza gukina muri business yanjye, ati kuko ngiye nabemereye akazi mbaha akazi nk'abantu nize, ati sinzi impamvu mushobora kunaba mu nama, ati nyegera wigire hino maze twongere tuganire ubundi unyereke ibyo nagutumye. Arangije agira gutya arongera aramubaza ati se ifoto nagutumye warayibonye? Ubwo ngubwo Saidi yarari muri telefone ari kureba amafoto nkaho yayibonye. Abonye ko kakomeje kumurembya amubwira nabi, arangije aramubwira ati njyewe ifoto narayibonye. Nibwo yamubwiye ati zitana hano iyo telefone maze unyerekemo iyo foto. Uwo muvandimwe yageze gutya ubundi arangije ajya muri galeri amwereka ifoto itariyo, aho yari yaramufotoye umugongo. Yageze gutya Kayi arangije arayireba, ubwo Kayi ni wa mugore ni wa mugabo wa cyusa, arayireba ariko nyuma yo kuyireba asanga umuntu amweretse n'ubundi afotoye umugongo, ahita amubwira ngo hano uri kunyinisha. Nibwo n'umuzinya mwinshi yahise amukubita urushyi rwo mu mugongo, arongera amukubita urundi rushyi yewe amwongera n'urwa gatatu, aramubwira ati n'ikindi gihe uramenye ntuzongere kumenyera utazatuma dupfa ubusa mwana wanjye, ati ngiye kano nakazi naguhaye, ati rero sinzi impamvu ushaka gukinira muri business zanjye. Umuhungu witwa Saidi yagibuze icyo asubiza, ubundi agahinda karamwica ndetse n'ibimwaro, yibaza buryo ki amweretse foto nawe biramuyobera. Arangije aramubwira ati nanjye sinzi uko bije, narimeze nk'umuntu uri kwirengera. Nyuma yaho ngaho haje gukurikiraho ikindi gice wavuga ko cyari giteye ubwoba kandi gikomeye cyane. Igice hahise hakurikiraho umusore uri kuburira umuvandimwe witwa MK original ngo arebe buryo ki yavari ahantu ukorana n'umuhungu witwa Kayi mu bwicanyi. Arangije aragenda yegera Kamariza aramubwira ati Kamariza ndagushaka rwose size ngizi tuganire. Akimubwira gutyo Kamariza yamubwiye ati ubwo ibyo ngibyo nibyo biguturumbuye hariya uraza ngo urashaka kuganira nanjye? Ati se ubundi biganiro bimeze gutyo turaza kubihuza gute? Ese ngenda byungukiramo iki ko numva ushaka kunshora mu byawe na MK? Ati ubundi bite byawe? Nibwo yamubwiye ati nimba MK yagutumye genda umubwire yuko wambuze, genda umubwire nawe nimba atabasha kwikunda ubwo nyine azemera apfe. Nibwo umwana w'umuhungu yamubwiye ati ndashaka yuko ugira gutya rwose ukagenda ukanyingingira MK yarangiza akavari ahantu acumbitse, ati kuko byanga bikunda boss ashaka kumwica. Kamariza yamubajije atarashaka kumwicira iki se ubundi? Umuhungu yamubwiye ati ubu ngubu size ngizi turi kuvugana, ati MK akunda umugore wa boss kandi boss ngenda mwizi tumaranye igihe kinini cyane. Ati iyo ibintu bigize gutya bikamuyobera akabona biramurenze nta kindi gisubizo afata kitari ukwica umuntu, ati rero saha nimba ukunda MK kandi nanjye ndabizi ko mukunda, ushobora kugenda ukamunyingingira akaba yabasha kuva hariya atahava bikarangira yishwe. N'ubundi bikimara kugenda gutyo nibwo n'ubundi Kamariza yagize gutya arangije aravuga ati ati ndibutse koko uwo mukobwa ashobora kuba akunda nanjye nshobora kuba muzi, ese ubundi bitebye kubera iki ubundi adashaka kuhava? Nibwo Kamariza yagize gutya ubundi arangije afata umwanzuro ajya kureba MK original, asanga MK ahantu yicaye arababaye cyane, aho MK yari yicaye mu nzu, aho MK yarangije gufata umwanzuro yuko n'ubundi agiye gukunda umukobwa witwa Cyusa n'ubundi kiba kikaba yenda bakamwica. Aho yavuze ati zirangegera za boss yenda zizanyice, ati ariko umuvandimwe witwa Cyusa ngiye kumuhereza urukundo rwa nyarwo ubwo nzaba nemeye gupfa no gukira. Kandi mwibuka haruguru gatoya muri the commentary yaciyeho yuko umuvandimwe witwa MK yagize gutya akaza guhura na Cyusa kubera ko bakundana urukundo rwa nyarwo. Ubundi Cyusa arangije aramufata rwose aramuganiriza aramubwira ati MK byanga bikunda ngiye kujya Canada, ati ariko ndabizi neza yuko nzagukumbuye
kugukumbura, ati sinzigera ndeka kugukumbura, ati ni hahandi nshobora kuzajya nkukumbura narangiza nkabona amarira aramanutse. Akivuga gutyo MK yahise amubaza ati se ubundi umuntu ugiye kujyana nawe waba umuzi? Yamubwiye ati ndamuzi. Ati se uramukunda? Cyusa yamubwiye ati ndamukunda, ariko kumubwira yuko amukunda byari bimeze nk'amaburakindi. Ubwo rero ndaje dukomeze n'ibindi bice byaze gukurikira kuri kino cyegeranyo nabateguriye. Inkuru nk'izi ngizi nakagaruka n'izizigera zihwema kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Naho nge ni Igisigo Legacy, rutikura niba kuyuka gukanda subscribe nibwo tarakandaho kugira ngo tuzajye tubasha gukomeza kubana kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Igice cy'ababicanyi bagambanira MK kugira ngo bazamwice bahawe akazi na Idirisa nicyo cyahise kigira gutya, ubundi kirangije gikurikiraho aho Saidi yari yicaye mu nzu n'ubundi mu ntebe uko bisanzwe rwose yifatiye imifariso yayegetse ku mavi ndetse no ku bibero. Nyuma yaho ngaho wamwicanyi wundi basanzwe bakorana akahamusanga, yarangiza akamubwira ati sayizingizi mufite diru ikomeye cyane, ati mfite diru ikomeye cyane. Saidi akomeje kwicwa n'amatsiko, agira aho ngaho aramubaza ati se iyo diru ni iyihe? Ati size ngizi ushobora kumbwira iyo diru? Arangije aramubwira ati ngewe size ngizi iyo diru nayikubwira. Ati urabona boss yuko agiye kujya muri Canada, ati ariko hari ibintu nshaka ko dukora, ati ariko byanga bikunze n'ubundi ashobora kugenda n'ubundi atuguriye akantu. Ati kuko iyo diru irakomeye cyane, ati tuguriye akantu, ati rwose ntago twaba tukimubwiye cyangwa se ngo tuyikore. Nyuma yaho ngaho Saidi yahise abaza uwo mugenzi we, arangije aramubaza ati se iyo diru ni iyihe? Ati wayimbwira. Ariko uwo mugenzi we yaje kuyibwira Saidi arangije aramubwira ati iyo diru boss yarayimbujije, ati urumva yuko ndamutse nyikoze noneho byanga bikunda akaramuka bimenya, ati noneho yanyica. Ati ndi mu mazi abira yuko yanumye ifoto ya wa mwana w'umusore ushaka kumutwarira umugore nkaba narayibuze, none nawe urashaka kunshora muri diru zimeze gutyo. Ati ibyo bintu yarabimbujije rwose, aramutse agize gutya yarangiza akambona ndi kubikora, ati noneho yanyica ntabwo namukira. Saidi abayivanye muri filime gutyo, Saidi filime abayisubitse gutyo. Ariko nyuma yaho ngaho n'ubundi haje gukurikiraho ibindi bice. Reka dukomeze rwose mbabwira ibindi bice byaje gukurikiraho, wavuga ko byari bikomeye cyane. Hahise hakurikiraho Mama Diane ndetse na Cyusa bicaye muri salo mu ntebe bari kuganira n'ubundi uko bisanzwe, aho Mama Diane yarashe ku ntego abaza Cyusa ati se Cyusa mwana wanjye, ati nagira ngo ngubaze n'ubundi nimba bira bintu nakuguriye ubona bihagije, nagira ngo ngubaze nimba uri kubona bira bintu nakuguriye bihagije ubona nta bindi bintu uzakenera. Ati bibaye bihari wambwira. Cyusa n'umutima mwiza n'uburyo bwose buryo kivugira neza yamubwira ati rwose bira bintu birahagije, ati nta kindi kintu nkeneye, ati rekera bira rwose birahagije, bira byarabaye. Hahise haza wa mugambanyi witwa Kamariza, agira gutya araza babona arakomanze. Nibwo Mama Cyusa yahise abaza umukobwa w'Cyusa ati se hari umushyitsi ufite ko numva ari umuntu uri gukomanga? Cyusa yamubwiye ati nta mushyitsi mfite rwose habe n'umwe. Bahise bamuhereza karibu, barangije baramubwira ati injira mu nzu. Barangije barinjira n'ubundi uko bisanzwe, akimara kwinjira araza aricara barasuhuzanya bisanzwe. Nibwo yamubwiye ati ntago nakumenya, uwo ni Mama Cyusa wabazaga Kamariza. Kamariza ati ariko nubwo bwose utamenye, ati nziranye n'umukobwa wawe. Cyusa biramutungura cyane, arangije aravuga ati turaziranye? Ati turaziranye rwose. Nibwo Kamariza yahise asaba Mama Cyusa guhaguruka, aramubwira ati yamubwiye muri aya magambo ati ndashaka kuduhereza umwanya nkaganira n'uno mukobwa wawe Cyusa, ati wowe nyine ukaburebye ahantu ugiye. Mama Cyusa yahise ahaguruka n'ubundi nk'ubusanzwe abahereza umwanya baraganira, aramubwira ati mwegere n'ubundi muganire uko bisanzwe. Barangije baraganira, naho Cyusa yarazanye amakuru ya MK, naho Kamariza yarazaniye amakuru ya MK Cyusa. Arangije nibwo Kamariza yamubwiye ati wowe byanga bikunda ushobora kuba uri igicucu, aturi ikigo rya turi igiki, ati gufata umwana w'umuhungu warangiza ukamushora mu nkundo z'ubugore igikuriya barangiza bakaba bagiye kumwica. Cyusa yahise amubaza ngo niba ugiye kumwica. Nibwo yamubwiye ati umugabo wawe size ngizi arashaka kwica MK, ati kandi waramunyambuye urabizi, ese utamujyana mu bugoryi bumeze kuriya bw'inkundo nurangiza umutemo kuriya. Nibwo Cyusa yahise amubaza ati se ubundi MK ari he ngo njye kumutabara mbe namuvana ahantu uri kumbwira njyewe wamako naho nzi? Kamariza akomeza kumubwira ati muvane muri buriya bucucu bw'ubugoryi, ati ndabona nta byawe, tubundi wakabaye mutabara bakareka kumwica. Bikimara kugenda gutyo n'ubundi nk'ubusanzwe, nibwo Kamariza yagize gutyo, akimara kumubwira gutyo arangije arahaguruka aragenda. Ariko nyuma yo kugenda n'ubundi nibwo umuvandimwe witwa MK yagize gutyo yicara mu nzu rwose n'agahinda kenshi. Nyuma y'ako gahinda yagiye kubona yumva umuntu arakomanze, nuko akimara gukomanga agiye kwinjira mu nzu nibwo filime yagize gutya ibirasojwe ibigana ku musozo.
reka nkwibutse kanda subscribe, ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yitwa MK and Kamariza. Nimba utarakanda subscribe reka rwose nkwibutse ukaba ugeze kuri no munota kandaho nta kiguzi biza kugusaba, kandi nta nicyo bitwaye kugira ngo tuzajye tubasha kubana nawe. Ibuka kudushyigikira usharinga bino biganiro byacu, dufata umwanya tukabagezaho tubinyujije kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka buri uko episode sote nzajya mbasohorera bimwe mu biganiro bivuga kuri iyo filime y'umusore wo mu kirere. Tuzajya duhurira hano kuri no channel ubundi dusesengure turebe ibyayivugiyemo n'ibyayiberewemo. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, ngiye mwabanaga nk'ubusanzwe ni Igisigo Legacy.